muvandire kamubwire ndumva ibyo bintu bitakoroheye ntibyoroshye kabisa jamani birakomeye none njye nzi ko byoroshye ariko maze kubona ko ari ibintu bikomeye birenze uko nabitekerezaga none se ejo bundi ko twatandukanye nsize nkubwiye ngo ujye gusaba uruhushya byaje kugenda hari ibintu nawe ngomba no gukumva neza rwose uvuga ngo uruhushya nabasabye ko urumva nasabye umunsi bararuma ngo njye nanjye gukuragura n'icyo ukuntu ngiye kugenda gusa nshobora no kutagaruka vuba tu cyane none ibyangombwa n'ingaruka bitewe nyine n'ukuntu mu rugo uri buhasange ukuntu bimeze nshobora gusanga rega ibintu ari intambara n'iki ugasanga kugaruka biragoranye none se naguciye mu ijambo wowe hagati y'umwana na madamu wawe wumva n'indi uri mu makosa nabanye ikibazo cy'abana oya ntabwo ari ikibazo cy'abana umugore wanjye ndamukunda sibyo yego n'umwana ndamukunda cyane rwose rero bitewe n'ukuntu nasize babana cyane ntabwo babana neza gusa nyine hari ukuntu nyine umuntu aba ari poze na mu bintu bye cyari kuganira hari ukuntu numvishe mba nanjye birandenze kuvuga ngo umwana ngo ari kuvuga ngo umugore wanjye afite musaza ngo yaramuzanye nyine uwo musaza agafata umwana wanjye ku ngufu buri nyine musaza w'umugore wawe wamusize mu rugo amasize mu rugo urumva ngo umusaza wanjye namaze kugenda urumva umuturanyi niwe wamaga amakuru maze kugenda azana nyine uwo musaza we kubiwe musaza wawe nyine bakajya birwana n'umukobwa wanjye birangira ngo ashatse kumufata ku ngufu abaturanyi barumva rero baramufunga noneho ahantu ndi kumvira ibyo bintu ari byo hari ukuntu umuntu yakubwira ibintu noneho wumva ari byo umuturanyi yigeze kwingira ariko n'ubundi naza n'ubundi mu kazi inaha mu ntara hari ukuntu umwana wanjye yansezeye ari kurira nyine numva hari akana avuzemo ngo mama wanjye ngo sinyizeye ibintu nk'ibyo kubera nyine twari tubanye neza nk'ibisanzwe ntabwo nahise nimajina nyine ikintu yenda ikintu abimbwiriye ariko nibwo maze kumenya ko ibintu bitoroshye mwana kakubwire buriya baravuga ngo nta nduru ivugira ibusa ku musozi urumva nimba harajemo ibintu byo gufata ku ngufu ahubwo wakabaye iri joro utashye ko nimba umuturanyi cyangwa se ariko akunda abaturanyi baba bari guteranya ariko nimba harajemo dosiye yo gufata ku ngufu nanjye nyine nsize mu nyungurabwenge nta bintu byo guteranya iri gukeka pe niyo mpamvu nanjye ubu nyine muhamagaye nk'umuntu w'umugabo dusabe dukorana batukangisha inama nta nama njyewe nta yindi nama nguhaye nta yindi ntabwo ndi buhindure urataha ubanze wite ku muryango rego kiriya nicyo kintu cy'ingenzi ufite muri ubu buzima bwawe niyo mpamvu nyine nshobora kugenda mani nkamara nyine iminsi naragaruka nyine mu kazi cyangwa nanone bikarangira nagarutse gukorera mu ntara nubwo dufite kampani nini ikomeye ariko nyine ariko ibintu location bitewe nyine n'ibibazo akazi nanone ntabwo wagenda ngo uhite uhutiraho umugore wanjye nabi nkindangiza nyine ngo musige n'ubundi muri ibyo bibazo ushobora kugenda ugasangana ibibazo n'ubundi bikarangira n'ubundi ngo niyavuga Alo? Mwiriwe?
umva reka nkubwire ni wa mu baby ni Rebeka wa mukobwa yavuye ku ishuri uvukana wa musista akubwiraga amakuru umva noneho birandenze kumva mfite iki mbona no byakomeye umukobwa baramwishe umva umukobwa baranurura mwana musiko nanjye ndi kumva nari rusibi nari kumukorera nukuri ko Imana umva papa narakubwiye ngo uzatahakiri kare ariko wanze kubyumva nukuri njye nandi kwitambukira nanigiriye ariko birandeze nyine suzi ko duturanye ndaciye numva umwana ari kurira suzi ko yazanye undi brother ura bafunze yazanye undi brother wiwe uri kumva no nawe yongera akora nk'ibyo undi yakoze man uriya muryango niba ari shitani niba ari iki sinabona uko mbikubwira umva nanjye ndi umwana w'umukobwa kuko ibyo mbonye birandenze rero njye mbabara uve ku kazi uzirebe inshuti yanjye singo yaratasumari nasabye nyine agashya k'iminsi 3 nacyo kandi ukuntu asubira gusaba agabushyangana ko nyibyibura nareba ukuntu nagera kabisa ko numva birakabije nakwiye ngo nta kintu kirenze umuryango wawe ko nanjye mfite umuryango wa ihangane uko byagenda kose uve ko akazi uzi ko nari siwe kumukorera najya yarananutse umwana aricara akarira ngiye ndiciraho ngiye nko ku muhanda ngabona umwana ari kurira ngakiciro se pupari njye nahereye kera mbikubwira rero noneho byarangiye ngere reka nikomereza inzira yangiyemo gusa nyine ngenda bikubwira cyangane kabisa ukomeze nyine ndebere gusa nanjye nyine ngiye kurukuna saga ushye nyine yenda bakaba mu munsi nahitanza bidakunze ndareba ukuntu naza muri iyi minsi kabisa muri iyi minsi bibaye ngombwa no kugira ngo byirebere waza zino saa tuvugana kuko umva nanjye birandenze Imana yanjye akanda ukuntu njya gusaba agashya kabisa kuko numva bitaze kurenza uko nabitekereza gato nanjye nakerewe nta rugendo saga hushya agunyura uraza kongera kumbwira nugera aha ngaha cyangwa niba byanze singo kandi nk'ibyo byose niko nageraho ntarenda ahitamo kandi ntuzabwire madamu wawe ibintu twavuganye kuko umuryango wanjye yatawuroga wose mbona ameze nk'ishitani oya ntabyo namubwira kabisa kandi urakoze naribi sawa bayi bayi meze tumungu precious siko ndeba nkana ko wahindutse mwana oya ntabwo nahindutse ahubwo se bakunyinjiza ugafunga oya twicare ntabwo twicara mbwira ndabizi nyine mwana nanjye nashakaga hano Afrika kwitakana Singano wose genda nukugenda n'umuswa ese bimeze bite ibibazo byawe ibibazo noneho byiyongeye mani gisere ntabwo nakubeshya kabisa uvuga ngo ukuntu ibibazo bimeze noneho ibintu byakomeye kurenza uko nabitekerezaga ute byiyongereye ukuntu ugira ngo ibintu ni joke ariko ugasanga birenze uko ubitekereza ndi kumva amakuru menshi atandukanye mani bya bibazo nari ndi gukubwira n'iki ese madamu yakomeje guspendinga amafaranga menshi umwana none andi makuru namaze kumenya ukuvuga ngo umugore wanjye yagiye kumva mukuru ubwo ni musaza we mukuru baramufunze none arangiye nyuma yaho azana undi nyine mutoya kuri we nyine bivuge ngo umugore yaraje azana musaza we udahari mukuru ahitano bamaze gufunga musaza we mukuru ahita azana murumuna we yahise azana murumuna we umusaza noneho ikibazo none sinzi mani gusa njye hari ibintu mbona bibifinga neza numve nyine ngo bimeze biti uvuga ngo uwo mu petit frère nawe rero uwo umugore wanjye uvuga ngo nawe nyine yagigiye umwana wanjye nyine amufata reka nkubwire njye nakomeje kenshi kukubwira ngo utahe usabaga ushya mu kazi utahe wigize ibamba uwo watashye umwana nusanga bamaje kumugirira nabi watashye wasabye agahuye ntabwo boss yakaguhaye ko duheruka ngira ngo ugiye kugaruka bana gashye njye naragasabye bana kama niyo mpamvu rega nayinciye hano mani nguseze wari uri kunseze nanjye nari ndi kwitegura ngiye mu kazi ahubwo ubwo nari kuguhamagara ngo tugende bakazi seriye mani biranambabaza iyo numvishe story urumva y'umwana we nasize n'iki na madamu wanjye babanye neza kumva ibyo bibazo biri gucama aho ngaho nyuma tu ariko reka nkubwire narakubwiye
nakubwiye ndakuza ngo wishaka undi mugore ngo ninshaka umugore ngo akazi kazaba koroshye ngo umwana wanjye ngo azabona nyine azabona uburenganzira bwe bwahe. Abagore buriya ba kabiri ntabwo bakunda abana buriya abatekereza yego ufite imitungo abavuga ati tuzagabana ntabwo bamwishimiye n'uburozi yabumuha ahubwo we sinzi impamvu uri gutinda wakabaye watashye. iteka igihe nyine dukora amakosa nyine runaka tutabizi nyenda ngo bizagenda gutazavamo izihe ngaruka ariko nyine ewana ikibazo narimbwe ndabyibuka tujya gushaka umugore n'iki gusa numvaga ibyo bintu byanyoroheye biguhaye amahoro. nuba mfata yenda amawike nkangahe nkaba ndi mu ntara navuga ati yenda nazana umugore wundi wa kabiri akita ku mwana wanjye. Ubu buretse aho ngaho buretseho akantu gatoya mbere wakoreshaga amafaranga angahe mu kwezi ndi mu rugo uri we n'umwana wawe umwana wawe n'umukozi? ngo mbere nakoreshaga ibihumbi 50. Ubu ngubu usigaye ukoresha magana angahe? 450 cyangwa kanarenga bitewe na none kandi nazi ngajya he ukumva n'ubundi bibazo biri kwiyongera. 250. Umugore ugukunda ashaka ko ibintu byanyu urugo rwanyu rwatera imbere bashobora kuba barakuruza si gusa nakundi nyine se narenzaho ikintu nta nzu ufite iri hakurya urimo urubakisha? ndayifite ariko ese ni kutakonka gutyo akakonka papa Mana ni ukuntu nyine umuntu imagine ibintu bidahari urumva njye nta nubwo mari gufokasinga kuri ibyo bigo bikumbye nyuma ndi kwibaza umwana wanjye n'icyo ukuntu abayeho uya kubera ko bakuroze ahubwo mbanza n'indaramabuno waraziriye kandi wasanga buriya urya isombe nta mugabo kurya isombe ntukarye igisombe ukarya igisombe kamubwire mani yere nkunda kumubitira mutuntu reka nkubwize urumva hari ukuntu mba numva nihebye burundu nkitayemo akantu nyine subiye vibe to ariko kamubwize ukuri sibyo tujyanga yenda inama zawe ntabwo mba ndi kuzumva n'iki ariko nyine ubu ngubu ndi kurogereta bitewe nyine n'ibyo uvuga ngo ngiye nawe mbanye n'umwana wanjye neza rwose nta kibazo mbwira ati umwana wanjye nta kibazo wanekera tukarya nta kibazo afite sibyo ajya ku ishuri none icyambere ku ishuri ntabwo akijya kwiga ngo uburire barabuhinduye amaze kumenya amakuru yose neza amakuru urayafite yes uvuga ngo saa izi rero sasa nyine muciyeho nyine n'umwana w'inshuti yanjye nyine musezeye ntarebe ngiye kugira ngo one day ningaruka n'ubundi mu kazi tuzavuga ngo wenda nagiye naguseze sibyo ariko mwana birambabaje bisere nyine utumva nyine reka nkubwize ukuri usanze n'umwana wawe yarapfuye nawe waba ufite uruhare waba ufite uruhare mu bamwishe kuko aho nakwica umuntu biseri hari ibintu ubundi bitabaho nyine napfa kumva niba ubwo wenda umwana wawe nakubaganye nkamubyara zamani nyine nanjye ndi umupeti umwana wenda mukunda ntagakorwa twashwana n'umugabo ariko ntanashwana n'umwana wawe urabonye ko ari nka tujya kungana se siko nari ko ngewe ari mushiki wawe muri wawe ariko uzamugusaba kandi mwana umuntu akubagana bikarangira nyine yagize gusa nyine ndabishimiye Imana ko mfite umwana mukuru nyine nta kibazo ariko reka nkubwize ukuri sibyo ugenzure neza urebe ko batakuruza nibiba ngombwa ujye no kwa muganga mu baganga ba kinyarwanda ukareba ibyo nakubwiraga buriya nta muntu waza ngo njyewe nindamuka nshatse umugore ntabwo nzajyana igisombe Imana njyewe rero nitaye ku kantu k'amasombe n'ibiki urumva ikintu ndi gufokasingaho n'umwana wanjye n'urugo rwanjye ahubwo ndabona ndi guta nyine tayimu nyine y'ubusa tu urumva nyine nta genda nkajya kureba ibyo ari byo nyine yenda gusa nyine mwana nyine nagaruka mu kazi nyine tuzamenye nyine ibibazo tu ushobora kugenda nyine nk'uko nakubwiye ngasanga hari ibibazo bikomeye ahubwo reka tuve muri ayo ugende utegure urugendo rwawe ugende ufata imodoka dore ushobora no kuza kugerayo bwije ushobora kugerayo bwije ugende ubanza urebe umwana mutabarire hafi wowe ndaza kuguhamagara kuri telefone cyangwa umpamagare amakuru mwana gusa nyine uzabyiteho nyine tu gusa ngiye mbabaye mwana sibyo oya natwe ngiye mbabaye ariko mwana wanjye nari tuzamuza nanjye reka ndebe ko nafata igikapu mwana kandi uko nakoze nkageraho kare mwana sawa nari musore inshuti nziza kabisa sawa ugereye ubwo utunganye n'iki uzaba ndabura
bimeze bite wowe ko mbona uri kwipyinabura aho ngaho uri gupyine kabaye iki ntabwo ari wowe ndi kubaza kutansubiza wabaye iki wabaye ikira ururi rukungura aho rero mbwira ukuntu umanzi yawe ukoreye ibintu byiza ukaba uri kwiriza ndabizi umuhungu wanjye yabinogesha none kiri kwiriza ahangaha wiriza ariko rwose aho ubundi uzakura ryarira kuba wipfuneje mu biki erega ijisho ryatukuye ryahiye ngo wareze kandi bawukoreye ibintu byiza uri ikigoryi uri ikimara ubundi ufite ubwenge naho soza bino byombo vuba ureke kwiriza aho ngaho umunota umwe cyangwa ubirangije Halo. Yes, mo. Bimeze bite se shefu wanjye? Amahoro. Ugeze he tugenda? Ngeze kure kabisa. Uzi amakuru mabisi? Uko giseka. Aya bosi yakameje. Guteza mwana. Aho kwa kakanya wava muri iyo modoka muri iyo bisi ugakata ukagaruka. Bosi yakamejeje urabona nyine irashatse batangiye gukoresha yavuze ngo ntabwo yayikomeza utari wazi ikibazo ni iki ko yamugarukira n'ubundi bamaze kujya kureba famille ikibazo ni iki ikibazo ni uko ngo ibintu byo wabisize ngo biri gupfa cyakora iyo nza kuba ari njyewe nari kukureka ukagenda ariko umukire akamejeje rero ugaruka ntabwo nagiye kunywa inzoga ubu ntatashye nari mvuye mu kazi tu Yes, you good. Is it? Rero akamubwire nyine ikibazo muye nacyo narindi kuza nyine urumva ndabona nyine ngiye gusubira nyine kuri chantier kuko nta wundi muntu wo kunsimbura uhari uwundi muntu wari uhari nawe bamurije gukora mu kandi gace sasa rero ikintu nshaka gusaba nyine ko wajya unekera amakuru noneho byaba ngombwa ukanafata video ukazinyohereza nyine kugira ngo mbone nyine proof gusa nyine byumve ndababaye kabisa ndababaye nyine kubona hageze ngo ndengwemeze bite gusa nyine yenda nawe nk'umuntu w'umuturanyi wamfasha yenda bikagenda neza ku nk'umuntu wanjye cyakana ubwiza kuri tu nyine urumva ni ikibazo gikomeye ariko ntabwo n'ubundi nabireka kandi
ntabwo nshobora kwica poroje z'abandi no hari ukuntu umuntu yasinye kontara ntabwo nshobora guheza ngo mvuge ngo yenda ngiye kureba abantu yenda ngo kugira bitagenda gute yenda wihangane unkorere iyo diro ntaribi wowe ntaribi niba ngombwa uzafate videwo oya nta bintu bya dawa uzafate videwo ntaribi uzinyoherereze ntaribi ninza nayo tuzavuga nicyo bitwaye cyane nta kundi kabisa kandi aho ukuntu nagera ku isonga hakiri kare